Yes, reka twongere tubifuriza ibihe byiza, twizere ko mumeze neza cyane. Nyuma reka twizere ko abantu bose bari mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mumeze neza. Birumvikana rero ni ikiganiro cy'imikino, ikiganiro twise Sports Bible. Nyuma icyo nakubwira nuko uyu munsi turaza kugikora turi abasore bagera kuri babiri. Mazina yanjye nitwa Ajazo Christian, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye. Umeze ute? Neza cyane muvandimwe, nitwa Delight Jide, ikiganiro ni Sport Bible. Dushimire cyane kuba unyakiriye. Iyo tuje muri Sport Bible ntabwo tubura kubabwira ibijyanye na Bibiliya. Niyo mpamvu Abaheburayo 13 umurongo wa 16 agira ati kugira neza no kwitanga ni mubyagiriwe kuko mwene ibyo bitambo binezeza Imana. Asa nk'isavire ubu ngubu ukuntu ameze nk'aho bamuteye imiti y'inka. Sinzi niba ukimubona. Reka ngwereze. Savio ameze nk'aho Mbabare ngwereze urugero rwihuse rwihuse. Okay, ngambwira. Aka kanya tuzanye Jose Mourinho. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi twatwara kana. Jose Mourinho. Ariko noneho nawe wishaka kugeranya umuntu nka Jose Mourinho wato ikipe nka Real Madrid. Nyine icyo nshatse kukumvisha ngira ngo wacyumvise. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Twemera ko twebwe ubwacu nta bakinyi dufite mbere ko ujya gutekereza ku mutoza. None si kuki dukina umupira ariko ntago muba mumbwira ngo turawukira nyine. Tugomba kwitabira competition. None tureka kwitabira se. Ari mugenzi waje w'umunyamakuru turi kureba na match ya Rayon Sport na Kiyovu aranga ngo Rayon Sport ngo nabakinyi ifite bari qualité. Niko tumbwira ngo Rayon Sport nabakinyi ifite qualité ifite kwizera Piero. None se Jide umuntu nkamuyeke ahubwo ni ikibazo cy'imitoreze. Oya none se Sport ifite izekari turi kuvuga. Reka guha urugero rwa Tony Hernandez utoza mukuru. Oya manzo ndangirize ku rugero rwiza rwa equipe ya Rayon Sport abakinyi beza utangiye kuvuga. None se reka nkubwire nago reka dufate urugero nka kapitene y'ikipe ya Rayon Sport. Nago none se Muhire Keve si umukino ufite qualité zo guhamagara mu ikipe nationale. Jya mu kibuga hagati uraza gusangamo umusore nka Kwizera Piero. Ni mu ikipe namba rugamba arahamagarwa. Piero mwari muzi mu myaka za niba mubukariza umwaka ushize cyangwa se umurebe Piero muri Kigali ni Piero twabonaga kufura tukaba twabonye igitego. Ariko icyo kibazo cy'imitoreze by the way nicyo cyagiye kibazo ku bakinnyi bacu b'Abanyarwanda. None tukavuga ngo ni qualité no se Jide man ari ibintu nyine banumva. Uwo Piero ni mwiza pa raporo yande ya Bedo muri Kiyovu. Ariko nano ni mwiza pa raporo ya Picho muri Kiyovu. Ni kubera ko hari ingingo Francis. Ni mwiza pa raporo yande. Reka da. Nari hari ikintu abantu bitanye. Nari atandukanye urugero. Natavuze ko nyumva neza. Ibuka Fred Muhoza kiri muri Espoir. Nyine yari muri form pe. Ariko none wagize muri Kiyovu yari emphasize ko no mutoza mwiza. Ashyiraho gozaho aranashimangira. Sibyo? Kugira uze kunyumva neza. Niyo mpamvu turakomaza kumutoza ikipe y'Igihugu Amavubi. Nubwo aramutsaje akabaje gutoza ikipe y'Igihugu Amavubi. Agomba kuza mu rwego rw'abakinnyi. Kuzikambira ngo nabo ngo azahindura ngo muhagire akifitemo bya bintu byo kuba Haruna azabanza mu bwete muhagire buri we reka kuba nka Neymar muhagire uzi ko umukiriya cy'iri foto yafata bira bintu bakamuzamura physique akazagenda akagira mentalite agatikiza ko umuntu agomba kwanganira umwanya nanabikunze cyane. Ubu ngubu namonye Rubavu ari gukurikirana mu kintu wa Tensera wa gishuti uri kwera Rubavu mbonye amafoto mu kanya n'akantu keza nzanamubona yicaye Rusizi nguri kumunyagira nati binibayo ari gukurikirana umukino wa Espoir wenda nindi nashaka agene kwa ni match z'imirenge dukeneye nationale ifite ubudasa nyine ije gutoza n'umuntu ufite umupira mu Jide nimero nyumve. Ntabwo ngiye uri kuvuga ngaha ntabwo izi mikro nzicayeho ngira ngo numvikanishe ko tudakeneye equipe nziza. Ndagira ngo mbere yuko umunyarwanda uzasa umusaruro manze mwereke ko hari faiblesse dufite ku buryo hari umusaruro utagomba kuzarenza byanga byakunda. Birumvikana utagomba kuzabaza uyu mutoza. Birumvikana sibyo? Kuko nabuze mbona kumbuga nkoranyambaga ngo none se ngo nta kintu batuzaniye nibyo ni regana CV ye urumva tujya kureba nabyo turaza kubigarukaho. Ngiye n'ibintu nakurikiranye cyane. Yarari hanganye n'abatoza bagiye batandukanye harimo Alain Giresse mu France. Alain Giresse n'umwe wa Stephen Constantine n'abandi bagiye batandukanye na Tony Hernandez ari kuri se by the way. Umutoza kipe we ntago ariko numvaga abana yimuha. None se reka ubwire Jazo ndaza gusaba unyibeza. Uzi Tony ndaza gusaba. Tony no muri mukura batangiye kumwinuba. Tony Hernandez niba bibuka umukino rero gutsindaho APR. Tony Hernandez
niwe mutoza wenyine ngo maze kumenya ko ikipe ya APR mu Rwanda ari ikipe isanzwe bitandukanye n'abandi batoza mu Rwanda. Understand ntabwo Tony yatsinze APR manzo kosore je so understand miwere ako ntabwo yatsinze APR ariko noneho bisa nko kwitsinda kunganya na APR bisa nko gutsinda APR sinzi niba byumva rero iyo ni abatoza mu Rwanda iyo myumvire iri hasi rero ntabwo yari APR ifite abakinnyi bahatari ku buryo ari iyo kipe none niba ikipe igiga ku imikino 50 nta kipe nimwe irashobora kwihagarika umutoza kaza agakora icyo nakita difference je namaze kuyibona aho yafashe difference yakoze ni yihe yamaze gufata umukino wayo na APR ni wewe katurihuye narabikubwiye nubwo nagurangaye turihuye narabikubwiye difference yakoze ni yihe gufata ikipe nka APR Tony Hernandez akaba yihagarika yafashe ikipe ya kabiri oya Tony ntago ari wayihagaritse sibyo mbe nambere utaza ko no kubivanga Tony yarebye match ko ntago ari gutoza kuko ntabwo yari umutoza kuri uwo munsi ariko nekiza ko uwo munsi nibwo yari yaje ariko yari yamaze kubona ko ikipe ya APR ifite ikintu kijyanye na fitness yacu kiri hejuru ushaka kunsubiza ku mukino wa APR kaze mbikubwire nabikubwire ntabwo ikipe ya Mukura yari gutsinda ikipe ya APR iyo bakina iminota 90 iri ale ndikubwire ndaza kubigusana muri ubu buryo nyemerera nk'umwanya urumva ikipe ya APR nujya kureba neza imikino yose yatsinze nujya kubireba neza ni ya kipe itsinda mu minota ya nyuma ugenda ubirebe neza bishatse kuvuga iki ikipe ya APR ni ikipe ifite umwitozo uri physique iri fitness iri hejuru ku buryo yama ekipe ujya kubona ko half time irarangiye amakipe baranganya ariko agera mu minota 70 ekipe ukabona yananiwe andi makipe adverse ko yananiwe bikaza kurangira babonye agatego kamwe nibura ntekereza ko ikipe APR yikira n'ikipe ya Mukura ari direct atava ngo haciye iminota 40 ngo ni 50 haciye amasaha 24 bongera barakina ntabwo mpamya neza ko ira kipe ya Mukura yari gutwara amanota 3 urumva ntabwo ni si none dutekereza ko rero ubundi bwagaragaye isi kugura ibintu bishobora kuba ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho Mukura dore ikintu cya emotive Mukura byaje kurangira iminota 45 yaragiye iyo yibitseho amanota yibitseho igitego kimwe kwanza iyo ni motivation urumva iyo ni motivation ya mbere hanyuma inaza imeze nkaho itangiye match bundi bushya bivuze ngo yongeyemo zambaraga banjije hanze uze kugibuka neza kuzongeramo nubwo yazongeyemo nubundi abakinnyi iminota 45 bakinnye ntago bakananiwe nkuko bagira gutangira iminota 45 ya kabiri bamaze gukina 45 byo cyatse kuvuga urumva byari gusaba ko wa mukinnyi wa Mukura wananiwe urumva baza kumukuramo mu gikipe APR nkuko nabikubwira majority imikino myinshi kisinda ari usanga nyine ni yakipe nyine kurira mu kibuga kurira mu kibuga ifatiranya abantu mu kibuga kubera yafite match mu kibuga ni yafitness yabo iri hejuru ndabyumva reka tuve kuri Tony rero ntabwo njyawe ngo dutinde kuri Tony cyane none wenda jazo akantu gatoya nakubaza ni iki ubona Tony aje guhindura mu gihe kingana n'umwaka ese uraza wenda kubihuza n'iratumbura guhindura mu ki Tony ikipe y'igihugu national uraza urabona Carlos afite kuza gutanga umusaruro ku ikipe nationale y'igihugu tukaza kugira ibyishimo nk'ibyo twagiye wenda twitega ko tuzabona nitubibone njewe kugeza ubu ngubu icyo navuga ntabwo uyu mutoza aratoza ikipe y'igihugu yacu sibyo ntabwo nshobora kuvuga ngo nta musaruro azatanga akubera ko ntabwo aratangira akazi ahubwo navuga nti nkurikije karite dufite mu Rwanda ni umutoza ushobora kuzigaragaza ariko nanone ni umutoza ushobora kwanga bitewe n'abakinnyi dufite ariko ntabwo numva ukuntu uvuga ngo je ne confirme pas umva understand imiwere jazo nyumva neza ushaka kuvuga ko dufite abakinnyi bato bari mu kipe y'igihugu ntabwo dufite abakinnyi babi nakubwiye ntituzanye Jose Mourinho niyo dufite abakinnyi babi twajya muri CAN aka kanya dufite abakinnyi bari gukina ku rwego mpuzamahanga nka Salomon Misarike dufite abantu nka Manzitsiri dufite man iyo list reka twibutse cyane tunayigarukeho kugira ngo abantu babyumve neza bumve neza n'urugamba uyu Carlos Ferreira aje kugenda akomatanya neza cyane harimo equipe y'igihugu ya Senegal hakaba ikipe y'igihugu ya Morocco hakaba ikipe y'igihugu ya Tunisia harimo equipe y'igihugu ya Nigeria harimo ikipe y'igihugu ya Algeria harimo ikipe y'igihugu ya Cameroon harimo ikipe y'igihugu ya Misiri cyangwa se Le Pharaon harimo ikipe y'igihugu ya Mali
Mali, ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, harimo ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, ikipe y'igihugu ya Ghana ndetse n'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibihugu 12 anavuga ko rero ari byo uyu nguyu Carlos Soler agomba gutangira atombora kuri uyu wa gatanu muri ibihugu rero kugira ngo arebe ko yabona atike igomba kumwerekeza mu mikino igikombe cy'Afrika. Ubwo rero nayo makipe nta byinshi ndibuze gutanga, nibyo navuze njyewe ntabwo ndibuze kujije umuntu utaratangira akazi. No icyo mvuga bamuhaye akazi, kuba mbere na mbere Ferwafa yahaye umugabo akazi. Ntabwo nabura no kuyubaha, numara kubaha Ferwafa gushimira iyi ngoma ya Bwana Olivier President, wenda yatekereje ubudasa, ikora ubudasa muri coaching, kuko nagiye mbona no gutwege tugongwa n'ikibazo cy'ibyifuzo by'abatoza. Ariko se uzo operation kugira ngo uyu mutoza ari gufatwa harimo kata harimo kata nubwo kata nyine zizabura muri football, bize no kureba mu bijyanye na degid n'abandi. Ibyo rero nibyo bizica umupira wacu. Niba hazafatwa umuntu agendeye kuri kata hatagendeye ku bushobozi, ça veut dire que turi hasi. Ese Jazo hakorwa iki none? Uri no kurikira umupira amantate umupira mu Rwanda, noneho hakorwa iki? Kuki utahinduka se? Zamura mikoro yanjye nikumva wayize. Zamura mikoro uri kumanura. Uri nyine noneho hakorwa iki? Hakorwa iki kugira ngo tuze kwimakaza ireme ry'umupira mu Rwanda? Ngiye natangiye mbivuga. Mu Rwanda dukeneye byinshi. Icyambere ntabwo ushobora kuba ikipe y'igihugu y'ubukombe udafite les academy. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nibashaka abakiri bato babategure. Ari mpamvu navuze ntabwo nemeye na Ferwafa. Urumva ko yagize gutya yo igahereza uyu mutoza amasezerano y'umwaka umwe, ntabwo dushobora kwemeranya. Nicyo nemo nkubwira. Wenda icyo nakishimira kuri cyangwa se icyo nakishimira kuri iki gitekerezo kiza bagize, nuko tugiye kuzabona, nabonye imikoranire na Minispoke ndetse na Ferwafa n'ibigo by'amashuri. Nekereza ko kera tukiga za segonderi hari abana bakinaga umupira Jazo, bana bakinaga umupira kuri rwoyeshe ariko bakabura naho batoborera, ariko kuva buje bagasinyira amasezerano n'ibigo by'amashuri. Twitege ko tugiye kubona izindi tara. Ibyo nibyo nemo nkubwira nyine. Nabyo ariko nibitazamo katari ryo usanga ngo ni amashuri y'imyaka 17 ya Coca-Cola, ugasanga ari gukinwa n'abasizo bangana nka Pionika, nabyo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Turwanda tuze kwitega ko hari ikintu kiza gishobora kuba kigiye kubaho. Hanyuma twihuse cyane Rayon Sport ngo ishobora kuba nayo hari ukuntu yamaze kuvuga ku turaza kwinjira mu kazi nayo turaza kwinjiramo, ariko wenda hari abahoze bambaza iyo kipe y'igihugu urutonde rufite bambaza kabisa abakinnyi. Urutonde rufite ari ubwino mfite umutoza gafite liste gake bucece tayari yamaze ubundi hano ni operation ishingiye. Tuze kureba ubundi aya mazina eso si repetition ihora igaruka. Ikintu gihari babo Carlos uyu nguyu yagiye kuri match Edenzel, nanjye ndakabonye afite liste y'abakinnyi ewana ngo yamaze kubona icyo kintu ngo nukuza no kureba ese yo liste nyine yaje afite amakuru muri magamba. Yaje afite amakuru so ubundi nabo babizi rega bazi ko nubwo baje kurwana gutya abazi neza yuko nta kintu kiba cyari gifatika, bitewe nuko n'umuntu abazi ko utangiye kungarukira ikipe y'igihugu nationali imbaraga zacu aho zinyenda hasi. Umva utangiye kungarukira ko ibintu navuze ko byumva neza. Ntabwo ariko mvuze yuko ngo ibihumbi 17 by'idolari agiye guhembwa ari iby'ubusa. Nakore iby'ubusa nyine azatoza nagira icyo ahindura ku bakinnyi. Savio sarangiye kuri ari uko akaba yarangiye. Nakore abantu ba Martin Fabrice ntabwo tukibabona. Umuntu witwa Christian arambwiye ati mwatuje ko Amavubi yacu yarangiye. Abandi bwo bamaze gutakara icyizere cyose rwose Amavubi yacu yarangiye. Hanyuma niba wenda iyi liste niba wayibonye ndagira ngo mfashe tuze gusoma no mazina twihuse kugira ngo ndabona tufite n'isa yo kwamamaza abaterankunga bacu. Ndakibutsa abantu ko ingiye ari Vop Media TV, ikiganiro cyo cyitwa Sport Bible, n'ubundi ni Delight Jide ndetse na Kirisia Jazo umuhungu w'Abanyarwanda. Turaza kurebera hamwe liste n'ubundi yagiye yavuga ngo arazagendera uyu mutoza rero ntago ndeza kwemerera nawe. Ndetse kuvuga ngo azagendera ko bantu ibintu biri unique gutya. Ega nta hantu ujya udafite amakuru, nico nshatse kuvuga. Urumva umutoza wa Sport akubwira ngo yaje mu Rwanda azi ko umutwe Sekamana Maxime aziko nyine hari list hari muri Sport
atangiye gukoresha imyitozo atangira ko nta abantu bari hasi urumva turabifuza yavuga ati ngewe raseka mana Maxime mu kibuga baguruka urumva mu myitozo namuhereza umwanya muri match bikanga urumva rero icyo ese ubundi watoza ibikindi ubundi turasanga atoza ntabwo ushobora kuza udafite amakuru ese ko nyine yazamaga abantu ibintu bigomba kubaho abantu ba Makenzi akabashyira ku rwego rushimishije ubundi watoza ibiki wagize Makenzi nibyo yanjye ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ndi kubitindaho cyane icyo mvuga ni kimwe nuko agomba kuza afite amakuru sibyo amakuru rero umutoza afite naya ngaya n'abakinyi bagera kuri 17 ngira ngo twihuse cyane twabanyuramo twihuse cyane ngira ngo Ejide ngo twabanyuramo twihuse cyane mbasome cyangwa urabasoma ikibazo ka liste ndayifite kamba gusomere ndabona ni Kevin Mone Paquet ni Kevin Mone Paquet ni Emery mvuye kure ndatikira ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri musore Zisoma amazina wowe ndagira ngo mbwire uyu musore kabisa wenda ndakutoza no kugira umwanya wo kubavugaho Rwatubyaye Abdul Manzi Thierry Jise Munezero Ombolenga Fitina Omba Bebe ndetse na Igaba Ishimwe Maniraguha Hakimu Sahabu Medika Gere Jihad Bizimana nimero 8 wo mwita Jiduru Mnyawe Yannick Mukunzi Kanyamafoto Yok Rafael uyu nguyu utaginkumvikana rimwe Ndayisenga Eric Emery Bayisenge uyu ni wa defenseur wacu w'imfube Tsana Simon ari kumwe na Jacques Senga ndetse na Hakizimana Adolphe nimero 1 kabuhariwe ureke babandi bajijinganya wenda tukira aho ngaho katuvuge kuri byibura Hakizimana Adolphe naye mbona byibuze ufite niwe nataye imbaraga kutabandi nazitaho kuko n'ubundi twagiye tugiranuza ama generation mizama atandukanye ndagira ngo ubwire ko Adolphe uvuga ubu ngubu tugiye kubara tukareba neza twasanga amanota afite meza ari ngo ntabwo ari imbere ya Pierre Adolphe minsi muri iyi minsi ngira ngo ukurikiye umukino wa Kiyovu Sport na Rayon Sport twari turi kumwe narawurebye muri stade abonye amabara yakoze abantu batubwire uyu Adolphe kwanza ngiye kamubwiza ukuri kugeza ubu ngubu Adolphe biragoye cyane kiretse n'iyisubiraho muri imikino y'igikombe cy'amahoro cyane ko ariyo umutoza ashobora kugenda areberaho kazagira byinshi ahindura bigiye bitandukanye ubwo rero ntabwo tubuze gutinda kuri uri liste aho kugira ngo nakwambutsa wihuta cyane muri Afrika ugenda tubwira byinshi wagiye dutegurira neza cyane duhereza updates zitandukanye zigezweho igikombe amarushanwa yo gushaka iki gikombe cy'isi ibintu byakomeje kuba gaterera nzamba ibintu byakomeje kuba gatera nzama ngira ngo kuri uyu mugoroba twaze tureba na match sino kuvuga ngo wenda ni iki ni ubudasa bundi bwagaragaye ikipe y'igihugu ya Cameroon ndavuga ko iyobowe n'umuntu bita Samuel Etofisi nyuma yuko Samuel Etofisi yaje akavuga ati njye ngiye ugomba kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon kandi mu byo mugomba kwitega yuko ikipe y'igihugu ya Cameroon igomba kujya muri Qatar mu gikombe cy'isi 2022 yaraje rero asinyisha imihigo abayobozi batandukanye bose baricara biga umupira barabicara ku meza mwabwa ati mugomba gusinya imihigo imeze gutya ntago ugomba ikipe yanjye igomba gusigara muri Afurika ari nabyo byagaragaye ku mukino wa mbere arababwira ati njyewe murabona yuko uyu mutoza mwamugira ikizere cyo gutoza ikipe y'igihugu ariko n'ubu mwakimugire nta kintu ari kunyereka kugeza ubwo noneho Samuel Etofisi we yafashe jezi muri no minsi agakora n'imyitozo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu bakaba bakorana imyitozo ibintu bitandukanye bakagaragara bari mu myitozo imwe byanatanze n'umusaruro kuri uyu mugoroba aho ikipe ya Cameroon yaje kuba yanakomeza ari ifoto nabonye imwe yagaragazaga Samuel Etofisi ari kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cameroon barimo bararira amarira y'ibyishimo bitandukanye n'igihe cya mbere byagaragaye nabo basa nk'abarebana igitsura ngo ati nta kintu urimo uragaragaza mu ikipe y'igihugu national ariko ngo ni ikintu cyo kwishimira ko ikipe ya Cameroon mu gikombe cy'isi ariko wenda icyo ngicyo si cyo kijya mbere gusa jazo hagaragaye ntabwo tugomba kukindaho cyane nuko hari amakipe amaze kubona atike igomba kuberekeza imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ikintu cyambaje kizabera muri Qatar ikipe y'igihugu ya Macedonia ya ruguru nzahora mbivuga ko yambabaje nanabikubwiye aka gakipe gafata ikipe y'Ubutaliyani kayibuze nashakaga match ya Portugal na ikipe y'Ubutaliyani mu gikombe cyo ntiyabaye kurashakamo yombi aka gakinga karangije
gahagarika ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani kayibuza kujya mu kisi ngira ngo ari bya danje kari bukore ku mugoroba narebye ibintu bajoto bagakoreye nka Cristiano Ronaldo kuri uyu mugoroba numva nyine nagomba nyine ntabwo man ari amakipe n'ubundi abadakeneye kuza nyine kugira ngo wenda bo bari guserebura intsinzi ariko ari amakipe badakeneye kuza ngo tuyabone bitewe n'uko nta byinshi abari butwereke ni amakipe ashobora kuba ari burangirize kariyeri aho ngaho urugendo rwo rukarangira aho ngaho nago ariko wenda ntabwo nabura no guza gushimira ikipe y'igihugu ya Senegal nagiye mbibona umunyamakuru wa Radio TV n'uwo bita Fosinyo Mugenzi Simba igarukaho ngira ngo wamubonye arakantu ke nakunze cyane awe nabonye arakantu ke nakunze cyane ndagira ngo uze kukumva Jesu mbabarira ukumbe nakantu gasekeje Fosinyo yogeza igitego cya Senegal cya Sadio Mane yagaragaye nk'umuntu nyine wishimye ngo atanze mu isi mwe tagize gute Sadio Mane yongeye kugaragaza ko ari hejuru y'umuntu Mohamed Salah nabikubwiye ndakubwira ngo kugeza ubu tugomba kubona ubudasa bwa Sadio Mane yaba muri Liverpool ndetse yaba no hanze ya Liverpool yabigaragaje kuri uyu mugoroba ubwo yaza kuba yemphasizinga ko asezera ikipe ya Misiri ni kuri penalty n'ubundi nyuma y'uko umukino warangiye n'ubundi ari ubusa kubusa kuruhande rwanjye ntago turi kumwe kandi Sadio Mane ari hejuru Sadio Mane nibyo twavuga ko ari hejuru bitewe n'uko ikipe y'igihugu iri hejuru ikipe y'Egypt ariko ikintu kirimo kimwe ugomba kumenya ni Senegal nziza ni Sadio Mane mwiza ariko ufite ingabo nziza kurusha ingabo ziri kumwe na Salah bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo Sadio Mane ari kumwe n'abakinnyi beza ugeragije nabo Salah ari kumwe nabo tumaze tubyemeranyeho icyo nshatse kuvuga ni iki rero uri Sadio Mane uzi umupira ariko ufite abakomeye kurusha abonde Mohamed Salah ko urabona ko ikipe ya Misiri nibyo azamuka ariko se Salah nazamuka ninde wundi urazamuka ariko si cyo kirimo kuba ko bakina nago bakina offensive gusa ni ikipe igaragara ikina offensive paradivana idetsika kina defensive ni Misiri ahubwo naje gusanga fitness iri hasi yena kubwira none nyine wowe ariko Jide sinzi ibintu uri kuvuga wowe sinzi ibintu uri kuvuga ibyo ari byo urambwira ngo Salah ngo Sadio Mane hejuru ya Salah amuri hejuru warangiza ukaza umbwira ngo ni fitness ngo ya Egypt iri hasi bivuze iki rero icyo bivuze nyine nuko iyo fitness ya Misiri iri hasi niyo nyine igaragaza neza ko Salah ari hasi yande ya Sadio Mane kubera ko nyine nta kindi kintu kiri kugaragaza kumva neza please uraza kuza kumbwira yuko ikipe ya Misiri ora tuvuge ko yari ifitemo na Salah gukuru wa mukino nabonye witwaje ngo ikintu uraza kugendana nabo banareze bamaze kurega muri FIFA ngo abafana b'ikipe ya Senegal n'ibyo nabonye ngewe ngo bafashe ibintu ngo by'ibitara ngo bamurika abakinnyi mu maso ngo ni nayo nandara y'insinzwi kandi biriya bintu n'ubundi mu Misiri match zabo ni nabyo bihabi ikipe yakiriye mu rugo abafana ba Misiri nibo bafite ingeso yo gufata biriya bitara bakakumurika mu maso bakakuzungesha nta ubonamo baro ukazibonamo baro 8 ibyo rero bamaze kubyitwaza ngo nicyo urimo urazana ingingo wangize ukayihunza sinzi ntabwo ni kuyihunza ndaje kugaragaza ubushobozi bwa Lisi Sunu umutoza wa Senegal ubushobozi bwe buri ku rwego rwo hejuru ngaragaze n'ubushobozi bwa Sadio Mane mu kuyobora ikipe nationale sibyo icyo ngira ngo nze kukwereka ubudasa bwa Sadio Mane ku muntu bita Mohamed Salah Sadio Mane ni umuyobozi ni umuride icya kabiri mani ni umuntu nyine ufite ishyaka no guhatana azi icyo ashaka bitandukanye na Mohamed Salah navuga ko yagaragaje n'ubunebwe kuri iyi match n'injo niba yarebye simbizi ubaza mu Ocasio de Lope yagiye abona ikintu nakitete position cyakiri hasi ndaza kukubwira ngo ni igihe cyo kugira ngo nuze Mohamed Salah yemere yuko umuntu bita Sadio Mane muri hejuru ni igihe cyo kuza kubona ko umupira wo muri Afurika Senegal iri overall muze kuza kubirira muri iri hejuru ya zose ibyo ntabwo barakumva neza cyane kabisa bamwita Ejide the right niyo turi kumwe kanya kabisa niwe turagenda dufatanya muri kino kiganiro gifite isaha n'iminota 30 abirumvikana turagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye turaza guhera n'abacu mu Rwanda turaza guhera muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Muvubi ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni byinshi ukomeje kugenda abivugwa hagati y'uyu umutoza mushya uraza kumenya ngo ni ibiki ni operation ndende ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane ibyo
wakwita maguyi. Uraza kumenya ngo ni ibihe, uraza kugenda utanga ibitekerezo byawe birumvikana. Turaza kwageza mu ikipe ya Rayon Sport, makuru akomeje kugenda yivugwamo, harimo ibyiza ndetse n'ibibi birumvikana. Nk'ikipe ya Rwanda harimo kuba igiye kwinjiza abasore bagera kuri 3, umwe uturuka hanze ndetse n'abandi baturuka hariya mu ikipe akina hano iwacu mu Rwanda. Ariko nanone birumvikana turaza no kugezaho 11 byatangiye guhibiswa ko umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ashobora kuba yahamagaye, ndetse na 11 byahubishwe ko uwitwa Carlos Paxao uyu nguyu kabisa nawe ashobora kuba yagize abo yereka imiryango muri ekipe ya Rayon Sport. Birumvikana rero dufite amakuru yo hanze y'u Rwanda ngira ngo ejite. Urakoze cyane rero Jazo Christian, nago tuza kure yo kujya ku mikino yo gushakisha iki gikombe cy'isi muri Qatar. Byarabaye kabaye kera kashize ikipe y'igihugu ya Cameroon yaje kubona iki nyuma yuko umuyobozi ushikuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ari muri Cameroon bwana Samuel Etofisi yaraje amuhereza karumu umutoza w'ikipe y'igihugu, aramubwira ati nitutabona iki bizaba ibindi biri. Twagiye tubona amafoto atandukanye barimo bashwangatana, ariko uyu munsi twongeye kubona ifoto igaragaza ibyishimo ahoberana n'umutoza avuga ati kabisa ibitari ibingibi bandi n'abandi duhurire mu gikombe cy'isi muri Qatar. Ni umukino aje kubona hiti kirero kuri uyu mugoroba, nagaro tuza gukomozaho gusa, ahubwo ikipe y'igihugu ya Nigeria byaje kuba gateranzamba kabekanye na wanzamba. Umukozi wa FIFA yaje kuba yagwa kuri mukino nyuma yuko ikipe y'u Nigeria yaje gutakaza itiki yo kwerekeza mu gikombe cy'isi itsinzwe na Ghana. Naho nabo tuza kubitindaho cyane, Macedonia ya ruguru yaje kunengwa nyuma yuko yaje kunengwa n'ubundi yabuze ikipe y'igihugu Butaliyane kwikomereza, nuko arangirangije itakaza amanota 3 kuri uyu mugoroba aho yazaga gutsindwa ikipe y'igihugu ya Portugal. Ntabwo aribyo tuza gutindaho gusa, ahubwo reka Jazo nkwakire muri operation Ferwafa. Ese umutoza ni ukwiye nyuma yuko wenda navuga ko Amavubi yemeje nk'umutoza, umwemeje nk'umutoza mukuru, ubona n'iki aje guhindura, n'iki aje gutanga mu gihe kingana n'umwaka umwe? Yes, uraza kubigarukaho nta kibazo. Wenda mbere gato ko tutangira kino kiganiro, nkuko warubimbaje ugenda umbaza ati ese umutoza ngo niwe ukwiye, aza kugenda tubiganiraho tuze kumenya ese koko niwe ukwiye cyangwa se ntabwo ari ukwiye. Gusa icyo twavuga nuko ari akazi kakozwe n'ishyirahamwe ry'umupira no mu Rwanda kandi tugomba kukubaha. Tubwe icyo tuza kureba no kumenya ese CV ye imeze ite, ese ubundi akuba yahawe kano kazi arusha iki abo bari bahanganya. Wenda nibyo turagerageza kugenda aduhuza mu kanya gato, iminota nka 30 amasegonda nka 30 mubabarire. Turaza kugenda twinjira mu kiganiro neza, nkwibutsa ko ari ikiganiro ushobora kugenda ugiramo ibitekerezo bigiye bitandukanye, cyane cyane ugenda wandika muri comment zawe, cyangwa se ukagenda utanga igitekerezo kuri nimero yacu ya telefone 0784422982, hanyuma tukagenda tuganira birumvikana atumenyemo neza cyane. Ngira ngo shinde direct ngari gato amasegonda 30 ndaje tangira kino kiganiro. Tangira ikiganiro reje ndabona ukuntu bimeze. Ya ndabona abantu bamaze kugera kuri YouTube channel yacu, ntago twabatindira. Bana ndamubona bamwita Pionika tugatara dukurikira mu mihanda ya Kacyiru tumusuza cyane nk'umugabo bagira ubwo kudasengera. Ngo wawe nizera ko warambonye ejo bundi. Ntabwo namubonye. Ari maratubwira yarekira mbwa ati ngo ari kontara agiye gusinya iremereye. Ubwo twitega ko bwawo mugagira aho kudasengera be bana burawukira umureyo wo kuri Pionika kabisa tumusuza. Agira ubumuga abure hasi ntabwo yasengera wa mugabo. Baba Nyagasani we. Twahuriye kuri match yahuje Kiyovu ejo na Rayon Sport. Ntabwo ase muvandimwe n'ubundi nubwo Kiyovu yagutsinze wankojeje ahantu tugafata kamwe, arambwira ati rero ukuntu ibintu bimeze uko kwezi ngiye ntabwo ari ukwezi ko kugura, abura ngo agira ukwezi ko kugura umuvandimwe. Yes, radukurikira ndabizi cyane kabisa, ntabwo ari wenyine, hariho uwitwa Twishime Christian ndi hano kabisa mu Kamenge, urahazi mu Kamenge epfo arandareba cyane cyo ngiyo. Adukurikira neza ndabizi ntabwo agacikwa.
aha ubwo rero n'abandi benshi cyane birumvikana bagenda tubwira ati mujye mudusuhuza birumvikana nge imba ngenda mbabona neza cyane ngira ngo dufite abakunzi benshi kuko n'ikimenyimenyi ugenda ubibona muri comments Sport Bible akunzwe arabari Bukavu banyandikira umunsi ku munsi mwiringara ryinshi batubwira ati biso na biso kabisa twatubakurikiye n'ikiganiro navuga ko gikunzwe bari Bugande ibintu bise bimeze neza cyane kabisa biso na biso bivuga iki bana biso na biso ubundi bisobanuye amaso ku maso abantu bataziringa biso na biso aziko yabiramba amaso uzaza umuvandimwe gisero ko arabiyaza kuba ati biso na biso ubundi niwe muntu uza ku kantu cyera tukiga ibutara ko nagukoresha tukiga kaminuza nariganye cyane uzishaje mwa izi generation ufite icyizere cyo kuzakira abantu utekereza ko nabashaje none se na rutapiyonika niyo muntu wageze i Kigali imbere ntago mbizi ko ntabwo muzi uwo mujama Piyonika urangana na Setande ngo nzamubona tu ngana nka Setande kuko ambwiye ko Sainte Famille yubatswe ari i Kigali urabona nicyo gikomeye cyane abantu rero mwavandimwe mu ngana na Sainte Famille ndabashujeho muri hose muri iki gihugu ariko Jazo urabona mu bantu tuje du celebrating imyaka yawe ugayisha imyaka kuri anniversary yawe ngiye mpisha imyaka yanjye ariko se twe turimo turatangaza imyaka yacu cyangwa twaje mu kiganiro yes umuntu ukeneye imyaka yanjye hano hamwe tujya dushyira imyaka yacu ni kuri page zacu za Facebook ugende wandikaho Jazo Christian kabisa ugende winjire muri profile yanjye uraza kugenda ubona igihe navukiye nta kibazo ubwo ubikeneye nyine niwe ndaza kwambibwiye kuko kano kanya nshaka kubwira umuntu utabikeneye niyo mpamvu ubikeneye murangiye izina ryanjye nitwa Jazo Christian kuri Facebook ugende ubyandike muraza guhita umbona hanyuma hari umuntu wese umbwira ati mujye mudusuhuza turi za Nyagatare gusuza umuntu bita Ange Queen Ange kabisa uri hariya muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya gatatu tubwira ko kuri cya Sport Bible buri munsi ati yanyise pastor umuntu w'umwana babwiriza bagafashwa abatoto Ange ndamushuza cyane kabisa byarangira udasuhuje umutoto ntibibaho ava mu kiganiro njya gupimisha ndebe ko nta kibazo ufite ubuzima cyane ubwo rero reka twinjira mu kiganiro twihuse cyane na Operation Ferwafa Operation Ferwafa niko twayise na Operation Ferwafa abantu banyarukire ku rukuta rwacu rwa Instagram atubwire barebe MC banarebe Jazo Christian ni izina niryo koko ni Operation Ferwafa Operation Ferwafa kera tukiga za secondaire ibintu twitaga ngo ni ibigombero n'amarangamutima sinzi ubwoko bisobanuye mu Kinyarwanda ariko nyeka ko ari nk'irangamutima ngo turaza kuba tunezerewe n'ubundi tunezerewe se uyu mutoza ari cyaje guhindura nabyo yatangiye mbaza Jazo Christian umutoza wagira icyizere cyo guhabwa ikipe y'igihugu national Amavubi mu gihe kingana n'umwaka umwe n'inyuma y'amashami mwajyaga muvuga ngo murambiye imvugo yitwa ngo imvugo mwari murambiye ngo twagerageje twatsinze twagerageje ntekereza ko yes Mashami Fence kabisa nagize n'isabukuru uyu munsi tumwifuriza isabukuru nziza ubwo rero reka twihute cyane dutangire kabisa na Operation Ferwafa ubwo rero ngira ngo Jide tujya kwitangira gute sasa mbere abantu bamaze babyumve neza no kuvuga iyo operation mpamvu twayise gutya nuko harimo ibintu byinshi cyane abantu batagiye bamenya cyangwa se batagiye basobanukirwa nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga bati ese uyu mutoza niwe rukwiye cyoza nanjye wakimbashije ku giti cyanjye mbere ko wenda nguhereza umwanya Jide nawe ukavuga umutoza yitwa Carlos Ferrer urumva yitwa Carlos Ferrer uyu mutoza ajya gutoranwa byumva neza ku munsi wo kuwa gatanu amakuru ahari nuko yari ari i Kigali yari amazemo n'iminsi byongereho Jazo ntumbwire ngo yari ari i Kigali yari amaze iminsi atoranyijwe amaze iminsi i Kigali ntibyibuka neza hanyuma icyabayeho uyu mutoza agera i Kigali ntabwo abantu babimenye uretse itangazamakuru nabwo abanyamakuru bakeya hari abanyamakuru umwe mu genda cy'umunyamakuru ugerageza kuba ufite amakuru yo muri Ferwafa yari yamaze kubitangaza ko umutoza imbere mu gihugu reka mbahereza operation nanda guhereza umwanya wawe uje no kubikomozaho nagakino niyo ndakubaje se niwe dukeneye cyangwa se niwe twari dukeneye mu mwanya urakoze ijambo kuvuga ngo umutoza yarakenewe ndaza kubisubiza mu buryo butandukanye ikintu cyari cyo cyose kigira ubuyobozi
urumva burya uko byagenda kose uko waba umeze kose haba agace utuyemo isi utuyemo ifite umuyobozi burya wa muyobozi niwe uri responsable yo kukureberera urumva mu yandi magambo wabyanga wabyemera wowe uri munsi ariko ugomba kugira uruhare ibigukorerwa nyemerera ndangize jazo iyi ni ikipe y'abanyarwanda ntabwo ngende kwemeranya nawe mu mwanya sinzi impamvu uraza kuvuga ngo baze kuduturaho ibintu babaze kuvuga ngo wenda ngo nuko ibintu byakaye bigenda urimo uranekerereza ntabwo uri kugutekereza njye nyemerera mvuge hanyuma uraza kuza mvuguruza sibyo ndimo mvuga nti uko byagenda kose buri gace kariko kose cyangwa se buri group yari yose cyangwa se buri bantu bari bose bafite umuyobozi sibyo umuyobozi cy'abashinzwe aba ari responsable urumva bivuze iki ishyirahamwe ry'umupira no mu Rwanda Ferwafa bari muri position yo guhitamo umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nk'uko bafashe icyemezo bakavuga bati ntabwo turongerera amasezerano Mashami Vincent tubabonaga nta musaruro duhereza nta musaruro yatanze nose ni gake mwasakuje ngo bamwirukane ko batamwirukanye nuko nyine muri kontra bitari birimo ntabwo bari bafite ko bamwirukana kuko yari afite kontra na Minispoke ni bace birukanye bafite kontra ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe ufite kontra bakwirukana bakwishyura amafaranga yarasigaye mu gihe babonye ko nta musaruro gutanga icyo nshatse kugaragaza ni iki ngiki ibyo muri kuvuga ngo ese ngo yarakenewe nshatse kumvisha ko Ferwafa y'ubwayo iri responsable kuri icyo kintu niyo responsable kuba yavuze ati ntabwo tongera Mashami Vincent amasezerano niyo responsable yuko biterukanye Mashami Vincent nubwo mwasakuje nk'abafana urumva bivuze ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa ry'ubwaryo riri muri position yo gushaka umutoza ahubwo abanyarwanda ikintu nabasaba nibareke bategereze ese uyu mutoza kuko nahoze mbona ku mbongo nkoranyambaga basakuza ngo uyu nguyu ngo ntacyo ashoboye ngo ntacyo ngo se azadufasha iki ngo nta mashami ngo ntuyu nguyu sibyo ariko buriya ngiye icyo navuga ni uko kuba bazanye umutoza twebwe tubyubahe ahubwo utegereze ese uyu mutoza hari icyo atuzaniye mwitangira kujija umuntu utaratangira akazi sibyo ndabyumva neza hari kugenda kuri CV ye sibyo ariko nanone twarabibonye aba Constantine uriya mutoza tujyanye mu gikombe cya Afrika hari ahantu wari umuzi n'ubundi icyo twavuga navuga ko ikintu gikenewe ahangaha uyu mutoza muherezo navuze mbona hari n'ibihugu bamaze kubishyira hanze ndaza kubisoma mu kanya ibihugu agomba guhita tombora kwa gatanu ni ibihugu bigera kuri bingahe bigera kuri 12 ndabifite buretse gato balance turiho kugira ngo uze kubihuza neza urebe balance turiho nk'abanyarwanda uze kubihuza neza ubiheze n'ibi bihugu erega hari ibintu mwitiranya Senegal ubu ngubu ikipe iri karifiye mu gikombe cy'isi buretse gato yashitse ndashaka uze kubihuza neza bishyire kuri balance ndaza kuguha umwanya nawe wi balance niyo balance yawe uri kuvuga ariko nyemera ndangiza no kuvuga icyo ndi kuvuga ni iki ikipe y'igihugu buriya tujye tunavuga turese dufite bande urumva burya ibintu byose bipfa kuko hari uburyo bitateguwe neza sibyo uyu munsi ntabwo Savio ugiye kumujyana Neymar ndabyumva ariko noneho uretse niba atabaye Neymar urwego noneho yakaba ariho n'urushye nyemerera ndangiza urwego uretse urwego yakaba ariho n'urushye ntabwo dufite abakinnyi babi mu Rwanda abakinnyi bacu bapfuye kubera ko navuga yuko bagiye babura ibintu bijyanye na araba directeur technique hari nicyo nshaka gukumvisha nyine ko uyu Carlos uje mudakwiye guhita mwataka aka kanya wagiye gutegura ibintu bye ndashaka kumvisha ko Savio aka kanya ntabwo uzamufata mu gihe Neymar urumva muhajiri uyu nguyu w'imyaka 20 n'ingahe hafi 30 ntabwo ugiye kumugira Cristiano kano kanya ariko bishoboke ko urwego rumwe yavaho bivuze iki rero bivuze ko nde ndi uyu mutoza nuko bamuhaye umwaka umwe ariko n'umwaka umwe ariko afatanije na directeur technique aba bakabaye baza bagafata ikipe twarabanye ni Senegal igeze aha yahawe umutoza urumva baramwihangana sinekeza ko wenda yatakaza igikombe cya Afrika yatwaye umwaka byari gukunda ko bamwongera kumwihanganira ariko reba igihe amaze bamwihanganira bivuze iki niyo ngo bamuhereje umwanya aba basavye turi ngo ntagare ba Neymar birashoboka cyane ko baturuka hasi bakazava bo ba Neymar
aka kanya icyo mvuga ntabwo Kairos agiye kuza ngagire Neymar Safi ngamugire Neymar icyo agiye gukora niki ajya kugeza gushyiramo mentality aba bakinnyi nibura bagira nta rwego rwataragiye kubazamurira ikintu agiye gukora niki urumva nosana umukinnyi nosana zamu ugiye kubwiza no urumva ibintu wabonye hano mashami yakoze umva andakumva aho ngaho ariko nago uza kumbira ukuntu umukinnyi aje kuza ngo umutoza ngo aje kuza ngo abumunebwe ngo nabihakanye none narigize guraza kubihakana kuko iyo umuntu agutsinze Jazo ndamutse ngutsinze none ejo nkongera nkagusubira ntandi ugomba kumereza icyo naje kugira ngo ngerageze guhinyuza ni ibintu byo gushingira kuri iyi mikino uvuga ngo Sadio Mane ari hejuru ya Salah ndaza kubwira ko Sadio Mane impamvu ari kugaragara nk'ari hejuru ya Salah nabisubiyemo afite abaprotecteurs beza ntago nguciye mu ijambo ariko ifite abaprotecteurs beza kurusha abo Salah afite ni Salah uri kumwe n'abaswa mugeri Sadio Mane w'umuhanga uri kumwe n'abahanga n'ubundi tubanze tutumvikaneho ukoranya kwa ikipe ya Djibouti buri ugikina ukwana ekipe nyine irakina ariko se haramutse havuyemo Salah byagenda bite ari ikipe ya Senegal Sadio Mane avuyemo yakina kandi ikitwara neza niho tubone ntago nza kwemeranya nawe Jazo uza kumbwira ngo ni Sadio ngo ni Senegal ngo ni Sadio Mane no Senegal not Sadio Mane icyo ntago tuza kucyemera ngo cyane cyane Senegal ibyo sinabivuze turaza niko ushaka kumbwira nyine ngiye nakubwiye nti mbisubiremo ni Sadio Mane mwiza ufite bagenzi be beza ugeranije nabo Salah afite urumva ni Salah mwiza ariko ufite icyo nakwita equipe mbi urumva nakubwiye ni unuramo kufashe Salah ukamukura muri equipe y'igihugu ya Misiri turaza gusigara banditse mu butumwa bw'umuntu bita Pionika ati salama Jazo na Delight Video ati kiganiro turagikurikiye Sport Bible twibera no mu Kamenge ariko ngomba warenga umbwira abafana b'ikipe ya Gasogi yuko ngo Kiyovu manukanye ngwimbunda Kenisi yakane Kenisi urabona impamvu kari niki Kenisi atakaza amanota ashaka kujya mu cyiciro cya kabiri birashoboka cyane ashobora no gusezera yashyize hanze n'ibiciro bihambaye ntagira ngo ari mu mikino birimo birikuba kabiri yavuze ati ncagira ngo bagura amatiki kare ntari n'amafaranga mwebwe ibiciro birimo birikuba kabiri abantu bagura amatiki hakiri kare kuko yamaze kuba kwitikira gizajya no ku 30 batarayigura mbere yo kwa gatanu ariko nabandi n'umundi nyine impamvu ibintu biba biryoshye hari abaperezida mu mupira ari abaperezida mu mubaza mu mupira ukabona nyine ari abaperezida bari reserve pour president nababwiye ngo ikipe ya Chelsea gutakaza umuntu bita gutakaza perezida bari bafite bizongera no kugorana kugira ngo tuze kuzagira undi mu perezida umeze nkawe mu mupira wa Premier League ari nabyo mu Rwanda tuba dufite ubungubu Kenisi ni umuntu uri multi talent afite impano nyinshi zitandukanye fese ni umunyamakuru kabiri ni comedian gatatu ni umuhanzi ni musani mukari ujya kuri album yiwe kandi none ni umushyushya rugamba araza mu mupira nyarwanda akagushyushya iyo amaze kugukubita uriya muntu kaba ngira ngo wenda perezida Juve harimo akanongira ngo urabizi akantu kabona Juve none se kandi yavuze yuko atazana igihe uwo munwa yawukubitiye ariko nubwo ukubita ari cyo bifasha ntabwo twigeze tugira champion ishyushye ikipe ya Gasogi sanga ifite numbwira kugushyushya champion atakaza amanota ndaza kubyumva ariko se yaje muri champion aje gushyushya urugamba cyangwa yaje gushaka amanota nekereza ko ariko nyine n'ubundi bushobozi prive ntabwo n'ubundi bushobozi umupira nyarwanda tujye twishima mu buryo butandukanye nakunze ikipe ya Mukura ako se uzishima wamanutse mujye mwishima uzishima wamanutse Gasogi ntabwo tuzamanuka nakora Gasogi nizamanuka urigaragaje ndayo impamvu uri muvuga ibintu Gasogi ntabwo tuzamanuka ntabwo izamanuka ariko navuga ariko gusa ni umukino dutegereje turi benshi Jazo ni Kiyovu Sport ikeneye amanota byanga byakunda ni Kiyovu Sport ishaka kwitsindira kugira ngo irebe ko yatwara igikombe cya shampiyona cyane ko nahoze mbona abantu benshi bagira polemique zigiye zitandukanye bavuga bati ikipe ya IPA ishobora kubona amanota 3 biturutse kuri Opoku ngira ngo Opoku mensa n'umukinnyi ikipe ya Mukura Victor Sport byagiye bivugwa ibyangombwa bitandukanye ntabwo ndagira ngo Jazo operation wenda tuzayigarukaho iriya operation nituyikora byose ariko namaze no kuvugana n'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Huye tayari ubungubu n'abari abantu baserereye harimo bari abadasobamaye amajwi ndaza kuyakumvisha mu kanya
kandi kwijwi ndifite ariko ndabona naryo ndaza kuri guhereza. Okay, tuzabigarukaho wenda mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ngira ngo sinzi niba hari andi makuru twaba dusize inyuma mbere ko dusokera ikiganiro ko ndabona iminota yo batugeneye iba yarangiye cyangwa se byamaze kuza gushimira abantu bose twabanye muri iki kiganiro yaba abaterankunga yaba abantu bose arimo abafatanyabikorwa abadukurikira mu munsi arimo umuntu bita Queen Angela Zanyagatare nekereza ko anameze neza. Abantu benshi rero batandukanye badukurikije zo twashimira ngo ushimire cyane ku bufatanye bwiza Jazo. Nyereho no kukubwira ati uburyo buramo ikiganiro n'uburyo bwiza cyane umuziki ureba beat zitandukanye z'abajene bikigiye n'akantu keza kandi Imana ikongere kwagure. Media yo navuga ngo turacyakomeje kubahereza ibyishimo nk'ubusanzwe. Rero tubashimire cyane twizere ko bari bameze neza ngo ndavuga inkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali utibagiwe n'intara gatandatu y'aba diaspora ubwo nabo twizere ko bameze neza cyane kabisa abo badukurikiye bameze popo. Ngo rero ni Vop Media TV ikiganiro ni Sports Bible nge nitwa Jaso Christian nari kumwe na Delight Egide. Ngo rero nakagaruka kagasubiye ku munsi w'ejo.